amahoro y'Imana rero abane namwe. Uyu mwanya rero turafashe kugira ngo twongere tugaragare, twongere tuganire mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi turagira ngo tuganire ku mabarura ane azaba ahari ku munsi w'imperuka. Ariko ibyo tubisanga muri Quran 84 aya ya gatandatu. Allah subhanahu wa ta'ala tuganiriza ukuntu hari amabarura ane ku munsi w'imperuka azaba akomeye. Ibarura rya mbere rero ku munsi w'imperuka hazaba hari ibarura ry'ikibaho. Reka tugite ikibaho, aho buri wese azaba ameze nka televiziyo ari kugenda areba ibikorwa bye yakoze gute, yakoze ibikorwa byose yakoze, byose bizajya kuri televiziyo barebe. Niba wajyaga kwiba babibone, niba wajyaga gusambana babibone, niba wajyaga ahantu hose wakoraga hose bizagaragara ku munsi w'imperuka. Iryo niryo barura rizaba rihari icyo gihe ku munsi w'imperuka. Ibarura rya kabiri ni ibarura ry'imizani. Ibarura ry'imizani aho buri umwe wese ibyo ukora, hari ibibi ari ibyiza, byose bazabishyira ku munzani. Ibyiza n'ibyaganza ibibi, icyo gihe uzajya mu ijuru. Ariko ibibi n'ibyaganza ibyiza, icyo gihe nawe urumva ahantu uzajya ni mu muriro utazima. Dusaba Imana ko wowe unyumva nawe ndeba buri munsi, dusaba ko buri umwe wese iryo barura Imana azagira gute, yazarimurira. Ibarura rya gatatu ni ibarura ry'impuhwe. Impuhwe ahangaha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni impuhwe. Ariko iri barura turisangamo intumwa z'Imana ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iryo barura rero ni rya gatatu. Irindi barura rya kane ni barura ndagibagiwe gato, ariko ni barura buri umwe wese. Noneho iryo barura naringibutse ni barura ry'ibitabo, aho umuntu wese uzahabwa igitabo ku kuboko kwe kw'ibumoso, icyo gihe azamenye ko ibarura rye rizaba rigoranye. Ariko uzahabwa ibarura cyangwa se igitabo mu kuboko kw'iburyo, icyo gihe azaba agize gute, azaba afite ibarura ryiza. Bavandimwe rero bantu, ngaya amabarura ane ku munsi w'imperuka tuzagira gute, tuzabarurira. Biradusaba rero ko umwe wese iryo barura azaba arifitemo uruhare. Dusaba ko Imana izaduha ibarura ryiza, atari ibarura ryo kuba ibyacu byose bibi tubishyira ku mugaragaro. Rero ku munsi w'imperuka tuzanyura ku kiraro bita Sirato. Ni inzira igereranywa n'ubugi bw'urwembe cyangwa se agasatsi kamwe. Ariko iryo aho ngaho uburyo abantu bazahanyura, tuzahanyura abazaba barakoze ibikorwa byiza bazahanyura nk'umurabyo, ariko bazaba bafite ibikorwa bibi bazagenda gake gake, kandi niko bazaba bahura n'ibihano. Uko bizagenda rero, uwo mwobo wa Jahannam cyangwa se iyo ziri hejuru, ni hejuru y'ikiraro. Icyo kiraro ku buryo ufashe ibuye ukaritereramo ushobora kugenda imyaka 40 itaragera hasi. Bavandimwe rero bantu kumva ko abantu kugira ngo hanyure bisaba kuba wakifashisha amasengesho. Ikindi muri Jahannam cyangwa se mu muriro, abantu bose ntabwo uwazajya mu muriro ungana gukomeze. Baratubwira ngo inyandiko zatubwira ngo umuntu wa Jahannam uzawuziye mu muriro, so Imana kizawuturinda. Wa muntu ngo kuva ku rutugu rw'iburyo ugera ku rutugu rw'ibumoso ni urugendo rw'imista. Urumva ko zaba ari umuntu munini cyane kuri ubushobozi Allah subhanahu wa ta'ala azabagiye gute yamutuye. Iryinyo ry'umuntu wa Jahannam, umuntu wo mu muriro, rizaba rimeze ringana n'umusozi wa Uhud. Rero bavandimwe, biradusaba ko tugomba gukiranuka tukabigendamo neza, umunsi w'imperuka tukazisanga mu bantu bakoze neza. Rero nkomozaho abantu, dusaba ko abantu mudukurikira mukora subscribe, mukora share, mukora na comments kugira ibintu bigende neza. Ejo bundi rero reka ndebe hano muri machine. Ejo bundi hari umuntu navugaga abantu muri Philippines, ariko uyu munsi noneho twarebye cyane kudukurikira n'Abanyafurika y'Epfo. Turabasaba ko mukomeza kudukurikirana mu buryo bwiza. Amahoro y'Imana rero abane namwe, twabakunda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.